ibyo yavuze no kubikora izabikora. Reka gutinya iyo wabwiye n'umukozi we, nawe ayikoma mu nkokora. Nawe ayikoma mu nkokora. Nawe ayikoma mu nkokora. Irakwizera byose izabisohoza. Niba waravuganye nayo uri mu buvumo, Satani yikwihebesha izabisohoza. Ibyo yakubwiriye mu ruhame rw'abantu kubikora ntabwo ari byo bizayinanira. Wowe uri kubona na nzira, Imana yacu ifite inzira nyinshi. Nawe ayibuza gukora igihe kigeze. Nawe ayikoma mu nkokora. Nawe ayikoma icya kabiri igira imbabazi. Icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo ikurikirana imyaka ibihumbi. Ntabwo ibeshya, oya. Icya kabiri igira imbabazi. Icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo ikurikirana imyaka ibihumbi. Ntabwo Imana yatawe n'abana b'abantu nkatwe ngo wenda tugire ubwoba, kuko manda yayo ishobora kurangirana n'uyu mwaka ikava itabisoze. Ntabwo Imana yatawe n'abana b'abantu nkatwe ngo wenda tugire ubwoba. Hari ibyo yakubwiye uri mu cyumba usenga kandi wizereye yuko izabikora. Hari ibyo yakubwiye uri mu murimo wayo, ibyo gira kwizera yuko izabikora. Icya mbere Imana ntabwo ibeshya, oya. Icya kabiri gira imbabazi. Icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi. Mana ntabwo ibeshya. Icya kabiri igira imbabazi. Icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi. Wenda tugira ubwoba kuko Imana nibyumva ntabwo izanyitaho. Ahubwo ishimira ibyo yavuganye nawe, irakwizera izabikora. Ahubwo ishimira ibyo yavuganye nawe, irakwizera yuko izabikora. Uti nge ndabizi bamara biki ibintu byinshi cyane, nibyumva ntabwo izanyita. Uribeshya, ntabwo Imana yacu yumva amabwire ngo wenda tugire ubwoba, yuko manda yayo ishobora kurangirana n'uku kwezi
ikaba itabishoje ahubwo wishimiriza nawe irakwizera. umva kandi umuntu ni nk'abandi nta tandukaniro. Imana ikwibutse none ejo abantu bakuyoberwa bakambara ukaberwa keretse utabibonye. Uvuga igifaransa icyongereza kikaza iyo yaguhaye uhambira abareba. Imana ni abantu n'abantu ku butoni ariko misiyase uyubahira mwemera. Uko waba uri kose upfa kuyubaha ibindi ntibikureba wowe kemura ibyo. Haleluya. N'abantu ku butoni ariko misiyase uyubahira mwemera. Uko waba uri kose upfa kuyumusha kute muri burende ibindi ntibikureba wowe kemura ibyo. Igihe kimwe bizasobanuka abakubonye kera wambariye urugamba bakakuyoberwa bazajya impaka cyane bati hey! Uriya ni wowe abandi bakusiba abandi batasa nawe nawe utajya ubabwire ijuru ryaranyibutse. Igihe kimwe bizasobanuka bakubonye kera bambariye bakakuyoberwa bazajya impaka cyane bati hey! Uriya ni wowe abandi bakusiba abandi batasa nawe nawe ubwire hey! Ijuru ryaranyibutse. Imana we Imana ni abantu ku butoni ahubwo misi yose uyubahira mwemera. Uko waba uri kose upfa kuyubaha ibindi ntibikureba wowe kemura ibyo. ariko Yesu uraryoshe. Ariko Mana we twarakubonye tugenda twarakubonye turyama twarakubonye abantu baduhagurukiye warahabaye utubara Imana. Sifa kwa Baba. Shimwe Yesu.